niko wantumbaganewe ubu ndaganirwa ndi kugutunaraho hajya ubu nibyo wampitiyemo habaye gisirikare nshaka kumenya nimba ndiswo cyangwa niba uri data nta soni ariko rero nawe urakabyaga ziba ubu inshuro 9 unyakuye ni izindi mbese wari wagiye kugihurumbamo hehe ahubwo ari ibintu nandi kugira ngo nkubwire bino zira ibiki abizi bari gushaka abantu ngo bo kushana mu gisirikare umva mbese kabwerabwerera hira ago mahirwe gafatiranye karinda bari kubashaka ariko jewe urabizi ibintu by'igisirikare ntaho mbibagamo kandi uri ikirimarima n'impamo ya Mungu nta kuri marima urabiva muje mu biki umva nkubwire papa vumvurano hagize umuntu uzana akakubaza ati ibya nsabi umubwira uti ibyo mu gisirikare nsabi ntaha birimo turi kushana batigo wararindagiye ahubwo nje ngize amahirwe nkabona uwo muntu koko uwo muntu ashaka iki nanagurisha n'umurimo ndakubwiye ngo ni abantu bashaka kujana abantu mu gisirikare uramenya ubwo munwa gwawe dore ushagaho ukarimagira ngo umwana wanje ngafite imyaka myinshi navutse muri 90 papa uramenya sinjura nasabo bantu baraza giheke mbese uri no kwifuza ko baza ushaka ko baza ari njyewe tonda kuko cyane ningize amahirwe abo bantu bakaza wakintu ubonye amahirwe nawe ugiye kuja kwambara amaranka nawe ugiye kubyitesha siko rugupfa kuvuga ari amaranka ukagira ngo bapfaga kugambara guco gusara usa n'ugucukura ibijumba no gutega amafuko igifite akamaro uhirwe mukomere yego murakomeye turakomeye ko tutabamenye banyita Fande Kiramani mwana wanje kugutwi kwarahenenge ngo bakwitaga karyuri banyita Fande Kiramani yego hanyuma turi gusaka abasore batoya bafite imbaraga zo kwitangira igihugu habaga rwose turi gukora twihuta rero ko dukeneye imbaraga z'igihugu mu gihugu cyacu hanyuma abantu ufite bari he mushaka imbaraga z'igihugu yego muri uru rugo siko habagamo intege nke kwitonda umwana bafite imyaka ingahe umukuru abana ba hano barashaje yewe uwa mbere afite imyaka 90 umwana uyu ni umwana wawe oya da urashaka uwo niwe mwana wanje umva umwana wawe ninde uyu mwana wanje uyu sizo naho uri kubona ko papa ari we mwana wanje papa naramubyaye ariko uri kugira banjane ngo wabyaye uwo musaza naramubyaye papa ariko ni umwana wanje abaga hano mw'uru rugo namushimye uyu nguyu ndahita mujyana wagize ute twagushimye wanshimye yego Fandi ko nashimitse ra ubu kubona nshimitse
Hagarara neza, hagarara neza. Yewe data. Hagarara neza sha. Hagarara neza. Tendem. Yego data. Ndimo ndashaka kureba uburebure bwawe nimba. N'ukuntu ndigi kuri. Nahezeyo nta mirire ntaki dore nganuko. Nganukuta. Amwitana. Iyo ntumbagane. Ni ndogiteri nsabi. Nsabi. Nitwa Triumphasi nsabi. Niko sha. Naje gukina nawe. Oya. Dukeneye imbaraga z'igihugu. Mukeneye imbaraga z'igihugu. Ntabwo wifuza kwitangira igihugu cyawe? Data we. Niko sha. Ye. Ntabwo wifuza kwitangira igihugu cyawe? Abari uko niba nshaka kwitangira igihugu. Menya ntabyo nshaka. Ntabyo ushaka? Ndabishaka. Igihugu cyawe cyane? Ndabishaka. Ndabishaka. Nta wundi ufite? Nta wundi ufite? Uno munota data we tugiye kujya kwitangira igihugu. Fande nari ngiye kuja gutasha. Ugiye? Nari ngiye kuja gushaka inkwi ngo turebe ko turajya n'intuza n'ibyintuza z'intuza na komisiyo z'intuza. Hari ibintu mbagamo by'intuza igize ariko itagize cyane ku buryo umuntu yagira ariko Sabi ye hagarara neza kandi baritaba ngo yesa sabi ariko ibyo bivugaga abasirikare nje ndi umusirikare. Ubu tuvugana nawe tugiye kwinjiza mu gisirikare. Ayiwe data we. Sabi ye mana we Fande. Bwira amagambo umubwira asezera urugo rwawe kuko uyu nguyu tugiye kumutoza. Umva rero ntabwo bajenje kaka kugerayo ukanika ibyo by'inyubako. Ninjuru kubwira nyinumva mbwira uti rero data kwaheri Fande kwaheri ngari data kwaheri. Ayiwe data we. Papa ari kuvuga ngo kwaheri. So twagiye rero muze urakoze cyane. Warakoze kubyarira igihugu. Ni iby'agaciro sibyo? Kuko uyu musaza nanje naramurebaga nkabona koko n'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Kuba mujanye ukavuga uti mumujanye mu ngabo nawe yitoze umuntu muzima. Yego wenda yarahinamaranye ariko kuramukoreshaga imyitozo nawe azaba umuntu muzima mumujane. Kandi sana Fandi dore uyu data namubyaye afite imyaka 2. Menya navugishijwe nkavuga n'ibitari ngombwa. Umva. Yego ndi kukumva ariko amagambo 2 ubwira umusaza hanyuma tugenda. Fandi umusaza Fandi reka mbanze nkubwire ibibazo byanje. Soni Fandi iso na Fandi oya mubwira amagambo 2 tugenda. Giraga ikibazo cy'imiswa. Ugiraga ikibazo cy'imiswi ibyo muze buwanjana mu gisirikare naho naje ndituma buri kanya siko kiri gutura umutima gw'amasaka kiri guhurungura ariko pabanjane mwa tugende sha ayiwe datawe tugende reka nze nkwereke ayiwe sabi nintuza tugende
yewe data we ariko ye mugabo umva se reka noneho nkinga urugi mbaherekeze mbageze no ku marembo kinjanire nimpa murabugize neza ujane bande pa ifate neza are ariko pa urantonze ngo banjane pa tugende ndakubwira ngo reka banjane mpe reka banjane nzagwayo nicyo wifuje reka banjane ndabuye kugiye gufasha ndabuye kugiye gupfa nta mupfagasi ntaho mupfaga ninde ukubwiye ko ugiye gupfa reka niko mpaka ndi gukeka hari ahantu ngo habaga hakomeye cyane njye ntabwo uri kumbona narapfuye ariko ubu urakomeje mwa cyane twa dukino mukundaga twagiye oya da biri byose twagiye sha ye mugabo twagiye mba nkubwire ngaho reka nkugurire akantu wowe ngurira akantu mamiliyoni ijana oya ndi kugira nkugurire ibiraha njyewe cy'amarindazi super deep ndagenda wihekenye iryinyo ndagenda twagiye bagiye ngo nunyereka aho turanyura twagiye ndagukubita sha hari igihe imana izakuyokoza